Haleluya. Mwaramutse neza. Mwiriwe neza. Uyu munsi rero mfite message ebyiri. Iya mbere nibaza ko nta n'umwe itareba nayo. Ndashaka kuvuga ku mwana w'imfura. Ku mwana w'imfura ushobora kuba uri imfura, ushobora kuba warabyawe n'umubyeyi w'imfura, ushobora kuba warabyaye ukaba mu bana bawe harimo umwana w'imfura, ushobora kuba wuzukuruje hakaba harimo umwana w'imfura. Aba bana b'imfura Imana imaze iminsi bamugeraho, nubwo n'abandi bana bose bafite Imana bafitiye umugambi, ariko buriya iyo umutwe ucitse n'ibindi bihimba ntibikora neza. Iyo umutwe utameze neza n'ibindi bice byose by'ubuzima ntibigenda neza. Rero byaturutse kuri mu mihamagaro yanjye harimo umuhamagaro wo gutega amatwi abantu. Uwo mwanya Imana ijya inshobozi ikawumpa, niwo muhamagaro natangiranye ntaraba pastori. Nakoze umurimo wa counseling wo gutega amatwi, biravuna biraremera cyane cyane iyo uzi neza yuko umuntu ukuri imbere situation ariho anyuramo utafite ubushobozi bwo kuhamuvana. Iyo ari ibintu bifatika, ibyo kurya, ibyo kwambara, ni ibintu umuntu ashobora gukabakabisha bigatinda, ariko amaherezo ukaba wabisingira. Ariko ibintu byo mu mwuka ni ibintu bikomeye cyane. Abanyarwanda baravuga ngo ubuze imfura ati bihego. Ni ukuvuga ngo umupfusha akubera ikirara, akubera ikigoryi, akubera umurwayi, urumva niwe wa mbere wafunguye inda ya se na nyina, niwe watumye bashaka ingobyi. Ni ukuvuga ngo iyo uwo muntu, uwo mubyeyi, uwo muryango upfushije umwana w'imfura, iyo bamubuze, ni ukuvuga ngo na ya ngobyi nta kibi kimaze. Nubwo bazabyara abandi bana, ariko iminsi yose wa mwana w'imfura ahora abakorogoshora mu mutwe. Iminsi yose bahora babona na wa wundi umukurikiye azahava amera nka mukuru we, azarwana nka mukuru we, azapfa nka mukuru we, abafite impagarara. Umubyara nanone nta byishimo ufite kuko uvuga ngo none si uwa mbere byagenze gute. Abanyegiputa rero baramupfushije, bapfushije umwana w'imfura, babuze umwana w'imfura. Kandi ntabwo ari umunyegiputa uwo ari we wese, ni ukuvuga ngo guhera kuri Farawo n'abatware bamutwariraga bapfushije abana b'imfura, n'abakuru b'ingabo bapfusha abana b'imfura, n'abasirikare bakomeye bapfusha abana b'imfura, n'abayobozi b'igihugu bose bapfusha abana b'imfura, n'abaturage, n'abahinzi, n'abandi bahoraga bahangana na Mose b'abakonikoni nabo bapfushije abana b'imfura. Inka zabo zipfusha imfura. Uburiza nasanze mu kirimi cy'icyongereza cyangwa cy'igifaransa, uburiza ni umuntu cyangwa ni ikintu gifungura inda bwa mbere. Kiriya kintu gifungura inda bwa mbere, uko Imana iba igihozaho ijisho, niko na Satani agihozaho ijisho. Kandi yagisingiriye, abasingiriye n'abandi bose bapfushije abana b'imfura. Sindi bujye mu mateka ko marayazi, nicyo cyatumye bamaze gupfusha abana b'imfura
nicyo cyatumye Farawo barekura abisirayeli. Kubera iki? Kuko Isirayeli, Imana yabwiye Mose ngo bwira Farawo ngo Isirayeli, ubwoko bwa Isirayeli ni umwana wanjye w'imfura. Ubwoko bwose ni nk'uko yavuga ngo u Rwanda, abanyarwanda bose ni imfura z'Imana. Wigereranye n'ayandi mahanga. Ni ukuvuga ngo Isirayeli, Imana yigereranya n'ayandi mahanga, yari imfura y'Imana. Hanyuma iyo mfura, mwibaze ukuntu umuntu akunda imfura, ukuntu umuntu aba yarayitegereje, hanyuma umuntu aze akufatira umwana amugire umuretwa we. We wakora iki kindi? Mu Kuva turahasoma gusa, muraza kumva intego yanjye. 11 umurongo wa 4 kugeza kwa 6. Hanyuma urasubira hejuru usome uwa 2 n'uwa 3. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umurogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntazongera kuba nk'uwo. None bwira abantu, umugabo wese asabe umuturanyi we, n'umugore wese asabe umugore we w'umuturanyi we, basabe ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka aha ubwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Amen. Amen. Ahangaha Imana yagiye imwereka ibimenyetso, yereka Farawo n'Abanyegiputa ibimenyetso by'uko ifite ububasha bwo gukoma mu nkokora Farawo, imurekurira ubwoko. Aranga, iriho iramuteguza, iramubwira ko izica umwana wayo w'imfura. Ntiyabyumva. Hanyuma ateguza Abisirayeli ngo rero kuri uyu murongo wa 2 n'uwa 3 ngo mugende musabe abagabo, basabe abagabo b'Abanyegiputa Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo abagabo b'Isirayeli basabe Abanyegiputa ibintu by'izahabu n'iby'ifeza, ibintu by'igiciro. Abagore nuko babikore gutyo. Ndagira ngo mbabwire, muzi ko koko iyo upfushije imfura, iyo ubuze uburiza, umuburana n'ubutunzi bwose. Kuko umwana w'imfura wa Farawo n'Abanyegiputa bose barapfuye, n'ubutunzi bwabo bugenda bujyanywe n'umwana w'imfura w'Imana. Mwumva ukuntu uyu muntu afite agaciro. Mwumva ukuntu Imana imugendaho, Satani akamurya runono, akamugendaho. Abantu babaye imfura bashobora kuba babizi cyangwa se babyaye bakaba bafite imfura, barazi intambara barwanye ku mwana w'imfura. Kuva 12 umurongo wa 29 ntabwo turi buhasome, ngo imfura za Egiputa zose n'iz'amatungo zose zarapfuye iryo joro. Mu Bisirayeli mu gice cya 4 ku murongo wa 22 n'uwa 23 niho Imana yabwiye, noneho yatumyeho Mose, imaze kumuteguza yatumye Mose ngo agende abwire Farawo yuko Isirayeli agize umuretwa, ariho yica, ari umwana wayo w'imfura. Arabivuga, mwumve ku gice cya 10
12 ego. mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina, n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro, n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka muri Egiputa, bacura umuborogo mwinshi, kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Amen. Amen. Hanyuma ku murongo wa 7 kuva 11 ngo mu nkambi ya Isirayeli ngo nta n'imbwa yamokeye umwana wa Isirayeli, ngo uretse urupfu, uretse indwara, ngo nta n'imbwa yamumokeye. Mu gihe hariya mu Bayegiputa bariho baburoga, bariho bavuza induru, ndetse bariho banatuka, byanga bikunda bariho batuka Farawo, ngo nta n'imbwa yamokeye Abisirayeli. Amen. Kubera iki? Kubera ko yari umwana w'imfura, kuko Isirayeli yari umwana w'imfura, kandi uhagarariwe n'umunyembaraga, uhagarariwe n'umugabo ukomeye. Amen. Hanyuma mu kuva 13 umurongo wa 1 n'uwa 2, hanyuma urongera usimbuka usome uwa 12 n'uwa 13. Uwiteka abwira Mose ati, mweze uburiza bwose mu Bisiraheli ubu bwanjye, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'ibyanjye. Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, kuko Uwiteka yabakujeho amaboko, ntimuzagire imitsima yasembuwe murya. Amen. Igice cya 13 umurongo wa 12 ngo uzarobanurire Uwiteka umwana w'uburiza wese n'uburiza bwose ufite mu matungo yawe, abahungu bazaba ab'Uwiteka. Amen. Kandi ku murongo wa 13 ngo kandi uburiza bw'indogobe bwose uzabucunguza umwana w'intama, kandi nudashaka kuyicungura uzayivuna ijosi, kandi imfura z'abantu iz'abahungu bawe uzazicungure. Amen. Ahangaha Imana imaze kwerekana impamvu yacunguye Abisirayeli bose mu gutanga igitambo, mu gutanga ikiguzi cy'imfura za Egiputa yose ndetse n'ubutunzi bwose n'ab'igiciro, ngo kuko ari uburiza, kubera yuko bafunguye inda, kubera ko nibo bafunguye inzira y'ubuzima y'abantu kubaho. Rero Imana ihita ibabona nka les prémices, umuganura w'abantu ku Mana, umuganura w'amatungo ku Mana. Bariya abantu rero Imana yari yaragize Isirayeli kwanza, yabanje gufata imfura za Isirayeli nk'imfura yayo, kuko yari izi yuko niyo ibitse amateka n'amategeko yayo. Bagombaga kuba abantu ubwoko buzayikorera. Ariko igihe kigeze bamaze kwambuka, Imana iramubwira ngo untoranyirize ab'imfura bose, ngo aba bahungu bazaba banjye, n'amatungo y'uburiza yose azaba yanjye. Kubera iki? Kuko bariya abahungu bari kwitwa abatambyi b'Imana, noneho bakajya batamba ya matungo y'uburiza ho ibitambo byo kunezereza Imana, cyangwa se byo gusaba imbabazi z'ibyaha by'Abisirayeli. Amen. Ni ukuvuga ngo bagombaga kumubarobanurira ab'imfura bose kugira ngo bazayikorere. Igihe cyarageze rero, bamaze kwinjira mu gihugu cya Kanani, Imana irababwira ngo nushaka gucungura umwana wawe w'imfura w'umuhungu, kuko ushaka ko azagufasha imbaraga,
ushaka ko azagushyigikira, ushaka ko azagufasha mu mirimo, uzamucungura. Hari ikiguzi wagombaga gutanga kugira ngo uwo mwana w'imfura ntabe akiri uri au service, uri gukorera Imana. Wagombaga gutanga ikiguzi. Ndetse no mu matungo, hari amatungo atari yemewe ko aba inyegu y'Uwiteka, nayo wagombaga kuyicungura. Utayicungura ngo ukayivuna ijosi. Amen. Noneho igihe kiragera, Imana mu buhanga bwayo ifata muri ariya moko 12 ya Isirayeli, ifata ubwoko bumwe, ifata umuryango umwe w'Abalewi ngo basimbure uriya muryango, usimbure abana b'imfura bose ba Isirayeli. Niho rero Imana yahise ifata Abalewi baba inyegu zayo kugira ngo bacungure imfura zose za Isirayeli. Amen. Hanyuma rero baramurikwaga, barasengerwaga, bahabwaga umugisha. Reka ndangirize kuri umurongo wa Luka 2, Luka 2 22 23. Hanyuma turashaka gusengera abana b'imfura. Iminsi yo kweza kwabo ishize, bakurikije amategeko ya Mose, bamujyana i Yerusalemu ngo bamurikire umwami Imana, nk'uko byanditswe mu mategeko y'umwami ngo umuhungu wese w'uburiza azitwa uwera w'Uwiteka. Amen. Amen. Ngo nk'uko byanditswe mu mategeko y'umwami ngo umuhungu wese w'uburiza azitwa uwera k'Uwiteka, azitwa uwera k'Uwiteka, azaba inyegu y'Imana. Ariko mwabyumvise ko umuntu wese wafunguye inda aba ari imfura. Ni ukuvuga ngo niba atabaye urinzwe n'Imana, Satani azamugiraho ubutware, azamugiraho controle. Nicyo cyatumye n'Abisirayeli ndetse n'ababyeyi Yosefu na Mariya nabo bajyana umwami Yesu akira agahinja inyuma y'iminsi 8 kujya kumumurikira Uwiteka. Amen. Rero bene data, kubera umurimo jewe nakoze cyane cyane muri iyi minsi ya vuba naganire na bamwe mu babatijwe, banyibukije n'abandi bose nagiye mbona ariko ntigeze mpa agaciro cyangwa se ngo mbitekerezeho. Nasanze umwana w'imfura ahura n'intambara zikomeye cyane, kandi guhura n'intambara ni ukuvuga ngo n'ababyeyi nabo bahura nazo, hanyuma n'ababakurikiye byanga bikunda n'abana bakeneye kumurikirwa n'Uwiteka. Kandi nturebe ngo nuko ushaje cyangwa wababyaye, niba waravutse uri umwana w'imfura, hariho ibyo umwanzi yitambitse mu mateka yawe kugira ngo ntubyinjiremo. N'abandi bavutse ari abakabiri, ari abagatatu, ari abahererezi, nabo Imana ibafiteho umugambi, ariko ifuze ko umwana w'imfura wawe cyangwa umwana w'imfura wo mu muryango wawe aba inyego y'Uwiteka. Niho Imana izamurinda. Umwegurira Imana, niba ari umwana wawe, niba ari umwuzukuru wawe, umwegurira Uwiteka. Rero ndasaba ngo muri uyu mwanya dusengere aba bana, kandi ndazi neza ko Imana hari ikintu ishaka gukora mu buzima bwe, hari ikintu Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. Niba umufite ari umuvandimwe wawe akaba ari imfura, niwitegereza mu buzima bwe uzasanga intambara abavandimwe be bandi bahuye nazo zidahwanye n'uriya mwana w'imfura, kubera ko yabaye umuryango wo gufungura umugisha. Ariko Satani ntiyanezerewe, kuko murabizi neza yuko ikintu cya mbere muri iyi si Satani yanga cyane n'umuryango. Murebe ukuntu yakoresheje Kayini, kuko yari umwana w'imfura,
akagira ishyari murumuna we. Rero tugiye gusengera umwana w'imfura. Niba uri umwana w'imfura uhaguruke. Ukaba ufite umwana w'imfura umuhagurukira. Ukaba ufite umubyeyi w'imfura umuhagurukira. Ukaba ufite umwuzukuru w'imfura umuhagurukira, uhagarare nk'umwana w'imfura, nk'aba bana ba Isirayeli igihe kigeze Imana yahagaze ikarwana na Farawo kubera umwana w'imfura we wari Isirayeli. Hanyuma ubwira Imana ngo ndumva ntifuza yuko jewe hari ikintu nagurana n'umwana w'imfura wanje cyangwa se n'umubyeyi wanje w'imfura yanjye, kuko uriya mugisha yateganyije kuri uriya mwana w'imfura, kuri wowe w'imfura, nta hantu wagiye, waranyazwe, wacishijwe ahandi hantu, ariko nuhagarara neza imbere y'Imana ukaba ubaye inyegu y'Uwiteka. Mbega wifate nk'igihe wari ukivuka umaze iminsi 8 bakakujyana mu rusengero aho wasengeraga, aho ababyeyi bawe basengeraga. Wifate nka Yesu igihe ababyeyi be bamujyanaga mu nzu y'Uwiteka, bakajya imbere y'abatambyi kugira ngo babamurikire Uwiteka. Nawe wumve uje imbere y'Uwiteka, uje kumurikirwa, uje kumurika, uje kumurikirwa uriya muryango wawe, kuko uriho uragaruza uburenganzira bw'uburiza bwawe, uriho uragaruza uburenganzira bw'imfura yawe, uriho uragaruza uburenganzira bw'umuntu wese uzagukomokaho azaza ari imfura. Kandi niyamara kwakira ubwo burenganzira n'ubwo burinzi, ndagira ngo nkubwire ngo n'abakurikira n'abazakurikira imigisha yabo izaza nta mvune. Amen. Mwami Imana yera. Haleluya, haleluya, haleluya. Warwanye intambara ikomeye cyane ku bana ba Isirayeli, kugira ngo Farawo abyumve, ubwoko bwose, ishyanga ryose waryise imfura yawe. Igihe cyarageze utoranya umwana wese w'imfura mu miryango ya Isirayeli kugira ngo abinyegu yawe. Uko uzajya ubabona, uko uzajya ubaha umugisha, uko bazajya baba imbere yawe, niko uzajya witwararika n'imiryango yabo isigaye, niko uzajya witwararika ababyeyi bawe, niko uzajya witwararika barumuna bawe, niko uzajya witwararika imigambi yabo. Mu izina rya Yesu Kristo nsenya imigambi ya Satani kuburiza buri hano, kuburiza bwacu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, kuburiza bw'ababyeyi, kuburiza bw'abana, kuburiza bw'abuzukuru, kuburiza bw'abuzukuruza, kuburiza bw'ubuvivi mu izina rya Yesu Kristo. Nsenye imbaraga z'umwijima zigenda ku mwana w'imfura ubu nonaha, imigambi yawe iteshwe mu izina rya Yesu Kristo. Tuburijemo imigambi mibisha ku bana b'imfura, ku bana b'abahungu b'imfura, ku bana b'abakobwa b'imfura mu izina rya Yesu. Ntuzitambika mu mugambi w'Imana ku buzima bwabo. Icy'Imana yabavuzeho, icy'Imana yabategetse, icy'Imana yagambiriye ku buzima bwabo ntikizaburizwamo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana, duhagarariye ababyeyi bacu b'imfura, duhagarariye abana bacu b'imfura, duhagarariye abuzukuru bacu b'imfura, duhagarariye abana bose bazaza ejo hazaza b'imfura mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, inkota zose basogoswe turazishinguje kandi turazivunaguye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Imana yo gukiranuka, Imana yera yatabaye Isirayeli ikabakura mu maboko ya Farawo, ikabivuga hejuru mu buryo bukuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka iminyururu icike, reka izi mfura zibohoke, reka izi mfura zibatuke, reka zinjire muri destine yazo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Uri Imana nkuru, Mwami Imana. Oh, habwa icyubahiro wera wa Isirayeli. Bohora benshi batambweho ibitambo,
benshi batambweho ibitambo mu izina rya Yesu Kristo. Mwabazimu mwe, aba bana n'imfura z'Uwiteka, uburiza bwose n'ubw'Uwiteka. Imbaraga zanyu, ubutware bwanyu, autorite yanyu turayibambuye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ntabwo izi mfura ububuriza ari ibicumbi by'abazimu, ntabwo ari ibicumbi by'abadayimoni, ntabwo ari ibicumbi by'abazimu. Mu izina rya Yesu Kristo bazakura neza, bazashaka neza, bazabyara nta bugumba buzahaba, bazagira ubwenge, bazinjira mu cyatumye Imana ibarema. Kuko igihe umuryango wari utarabaho, igihe habagaho umusore n'umukobwa, Imana yaramugennye uriya uzaba uburiza, uriya uzafungura inda, uriya uzafungurira inzira barumuna be mu bwenge, mu mbaraga, mu cyubahiro, mu kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Uwiteka, ubutware bwose n'icyubahiro bibi byawe. Urakoze ko iminyururu yose icitse. Umva mukomera karuru Uwiteka, mumuhimbaze kuko iminyururu icitse, iguye mu izina rya Yesu Kristo. Umwijima uratumutse mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyenda bari baragushizeho, iki kijima bari baragutwikirije, iki cyavugaga yuko ari uri uwabo kirashwanyutse, ntabwo kiri uwabo. Iminyururu iraguye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uko iguye niko niyo barumuna banyu iguye, niko niyo barumuna banyu iguye, niko niyo abana bazabaturukaho iguye. Icyubahiro cyose, ubutware, ububasha n'ubushobozi bibi by'Uwiteka iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, 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 amen. Haleluya, 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 haleluya. Urakoze Mwami Yesu, urakoze. Nta mwijima uzahora utegeka iteka ku buzima bwanyu. Ibyo bari baravuze, ibyo bari baradekrese, uyu munsi Uwiteka arayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Message nsigaje ni akanya gatoya, ndahita mpamagara Aposo. Abafilipi 2:5. Haleluya, haleluya. Urakoze Mwami kuri deliverance zitangiye kuba opere. Oh haleluya. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Amen. Amen. Umutwe wacu w'iyi message ubu nonaha ni nta rindi zina riruta irye. Iryo zina niryo ridukura mu minyururu y'abazimu. Iryo zina niryo rituvana mu mva abantu batwatuye ko dupfuye. Iryo zina niryo rituvana mu mateka ya za karande. Nta rindi zina riruta irye. Ninde? Ni Yesu Kristo. Amen. Aha Paulo yarariho abwira abafilipi, abigisha bari bamaze kumenya Yesu, ariho abigisha uburyo bakwiye kubaho mu buzima, bakwiye kubaho bigane Kristo.
ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Ariho aranyigisha niba hari ahantu ushaka kugera, niba hari ikintu nifuza kuzabona, niba hari amateka yanjye nifuza ko ahinduka, ngo ngire umutima nk'uwari muri Kristo. Kristo yari ameze ati rero kugira ngo nshake uwo mutima we. Yari afite umutima we, attitude y'umutima we yari imeze gute? Ni ukuvuga ngo ari kuri we mu maso ye, uko yirebaga, uko yitekerezaga, uko yibonaga imbere y'abafarisayo, uko yibonaga imbere y'abayuda, yari afite uwuhe mutima? Ese uwo mutima nabasha kuwugira jyewe? Nabasha kuwugira kuko nawe yemeye kuva mu cyubahiro cy'ubumana yambara umubiri w'umunyantege nke. Nuko yarazi neza ko nanjye mbasha kwifuza kandi nkabigeraho kugira umutima nk'uwe. Amen. Yari afite iyihe conduite? Yitwara gate? Yari afite ibihe bitekerezo? Nabonye ibintu bitatu ariko wowe Imana ishobora kuguhana byinshi. Yari afite l'esprit altruiste, l'esprit de service et l'esprit de sacrifice. Yari afite umutima wo kwita mbega ntabwo yarebaga ibyo akennye. Yarashonje, yararushye, yararenganyijwe, ariko iminsi yose yarebaga ku wundi. Yarebaga kukennye, yarebaga kurwaye, yarebaga kurengana. Hanyuma icya kabiri, yari afite umutima wa service. Yakoreraga abandi, yakoreraga abigishwa be. Icya gatatu, yari afite umutima wo kwitanga. Kandi nicyo cyagaragaye kugira ngo twebwe ducungurwe nuko yabaye igitambo, akaba umutambyi, akaba n'igitambo ku bwacu. Ibyo rero nabitekereje ndavuga ese kugira ngo mukuriki ko ijambo ry'Imana nk'uyu munsi ababatijwe ijambo batangire kubigishirizaho bababwira ko kubatizwa mu mazi menshi ari ngombwa, bababwiye ngo mugere ikirenge mu cya Kristo. Bene data, ntabwo ari ukugera ikirenge mu mazi gusa, ni ukumenya uko yitwaraga, uburyo yatekerezaga, uburyo yakoreraga abandi, uburyo yitaga ku bandi. Hanyuma ntabwo yigeze aha agaciro igisuzuguriro yajemo cyangwa se igisuzuguriro bamwerekaga, kuko we yarazi icyamuzanye kandi yarebaga cyane ku ntego zamuzanye. Ku murongo wa 6 ngo ubwo ngubo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, yari Imana, yabanaga n'Imana. Yohana igice cya 2 mu murongo wa 1 ngo Jambo yari Imana kandi yahoranye n'Imana, kandi ngo yari yahoranye nawe. Jambo mbere na mbere hariho Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Il était Dieu. Il a toujours été avec lui et il était en lui. Yari muri we, yabandangana, yari Imana, yabanaga n'Imana kandi yari muri we. Kandi ibyo yazanye byose yabizanye ngo tubibemo n'umwuzuro wose. Amen. Ngo ntabwo rero yarebye ku kamero k'Imana yari afite, kandi nubwo yari ari mu mubiri ntabwo byamubujije kuba Imana. Yari limite mu mubiri, ariko ubwiza bwe, icyubahiro cye n'ubumana byari bihishe muri uriya mubiri wa kimuntu. Amen. Rero uyu murongo wanyibukije abanyarwanda ukuntu bajya bavuga ngo izina ni ryo muntu. Sibyo? Izina ni ryo muntu. Jewe rero naje gutekereza nsanga Jambo. Ngo Jambo
ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Ni ukuvuga ngo ijambo ni Imana. Umuntu ashaka kuvuga ngo usenga Imana eshatu ntuzabyemere. Ni imwe muri butatu. Mureke mbibabwire. Jambo ni Imana. Simbizi niba ari mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda bavuga ngo umugabo ntihindukiza mu ijambo, yihindukiza mu buriri. No mu Kinyarwanda barabivuga. Ntihindukiza mu ijambo. Ni ukuvuga ngo uriya mugabo wihindukiza mu ijambo nk'uko yihindukiza mu buriri, ntabwo aba ari umugabo. Kandi ntekereza ko atari umugabo nyine igitsina gabo, ni umuntu wese w'umunyakuri. Iyo avuze yego aba avuze yego, nubwo yaba ari umugore nubwo yaba ari umwana. Umuntu rero ijambo rye niryo rimugira uwo ari we, niryo rimuha identite. Imana yagaragaye mu isi mu ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo mvuze ngo ijambo niwe muntu, ijambo niwe Mana. Nk'ijambo Pastor Yves yaba yaransezeranije akagera igihe nubwo byamuvuna nubwo byamigora ariko akazarisohoza, ahita yitwa rya jambo. Mbega ni ririya jambo yampaye ryerekana uwo ari we. Amen. Reka rero hari abagabo babiri natekereje kugira ngo mubyumve neza ukuntu nabyumvise. Mvuze ngo I have a dream. I have a dream. Abantu bize, abantu bazi amateka, naba mvuze nde? Martin Luther King. Ni ukuvuga ngo Martin Luther King yitwa I have a dream. Mfite indoto. Yabibwiye abanyamerika b'abirabura n'abazungu, izo ndoto nizo yaharaniye, nizo yarwaniriye kugeza n'aho azipfira, ariko zarasohoye. Amen. Byitwa ko umuntu ni ijambo yavuze, ni ijambo yiyemeje. Amen. Hari irindi ngo Jésus mérite l'excellence. Tuvuze ngo Jésus mérite l'excellence. Yesu akwiriye ibyiza iby'igiciro. Ninde? Apostle Dr. Nkurunziza François. Kuva kera umuntu wese arabizi ko iryo jambo ryamubayemo, niryo yatwigishije, niryo yatubwiye. Iyo ugeze ahantu ukavuga ngo Jésus mérite l'excellence, ushakisha François ahantu ari. Urumva abantu bamuzi kuva kera, abumvise ubuhamya bwe agace gatoya mu babyumvise ubushize, iminsi yose Jésus mérite l'excellence. Bisobanura ngo icyo umuntu avuze uba ukwiye kukibona no mu buzima bwe. Sincèrement, ibi bintu ni ibintu nasanze ari byo. Igitekerezo kikurimo kikazasohoka kikaba ijambo, iryo jambo rizaba rivuga identite yawe. Nuvuga ngo ndagowe, ugahora uvuga ngo ndindushyi, ugahora uvuga ya magambo amwe y'urucantege, ndakubwije ukuri iyo niyo izaba identite yawe. Hindura ururimi, hindura ijambo, kuko ijambo ni ryo muntu. Amen. Amen. Ngo ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Reka kugundira kiriya kintu, kuko ushobora kukigundira cyane, kiriya cyubahiro ushobora kukigundira cyane, ari amateka ufite ushobora kuyagundira cyane, ari amafaranga ushobora kuyagundira cyane, ugasanga urase, urupye, cyangwa se ucitswe n'icyari kinini cyane gusumbya icyo ngicyo wahagazeho.
hari abantu bakunda guhagarara ku byubahiro, hari abantu bakunda guhagarara ku mazina yabo, hari abantu bakunda guhagarara kuri promosiyo zabo. Ndagira ngo nkubwire, nta muntu n'umwe, nta sosiyete n'imwe iraha promosiyo ikomeye cyane nk'Imana. Igumire nk'uko Kristo yari ameze. Ntugundire iyo promosiyo, ntugundire ayo mafaranga, kuko na Kristo ntiyagundiriye ubumana. Amen. Ngo ahubwo yisiga, arabyemera. Aha ntabwo Bibiliya ivuga ko bamusize, niwe ubwe yarabyemeye, arabyakira, adateze yuko hari umuntu uza kumuhanagura ubwo busa. Ngo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata. Nta nubwo ari umugaragu usanzwe. Imbata ntabwo igeraho shebuja ari. Ubundi umugaragu agera imbere ya shebuja, bashobora no kuganira, ariko umugaragu w'imbata ntafite uburenganzira bwo kumukubita n'amaso. Niyo shusho yambaye, arayambara ngo agira ishusho y'umuntu, kandi ntabwo ari umuntu usanzwe, ngo umuntu wo hasi cyane, ngo yiyambuye pozisiyo y'ubumana bwe, yiyambura pozisiyo y'icyubahiro cye, aragitwikira kugira ngo uwo ari busange, uwo bari bwicarane, za ndaya, babajura, babakene ntibamwikange, cyangwa se babanyacyubahiro ntibavuge ngo nguyu turareshya koko naze, ngo uyu no muri classe yacu. Yavuye munsi, yageze ku rwego rw'abamarayika, aramanuka ajya ku rwego rw'abami, arajya munsi, ajya ku rwego rw'abagabo, aruvaho ajya ku rw'abagore bari basuzuguritse icyo gihe, agera ku rw'abakene bo hasi cyane, ababembe, yicarana nabo, asangirana nabo. Ngo kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ngo ntiyanga isoni. Twese twagize isoni. Hari igihe twagize isoni tukajya twanga kuva no mu nzu. Hari igihe twagize isoni tukajya twanga no guca hagati y'abantu, cyangwa se ahantu ubona hari groupe y'abantu benshi tukanga kuhanyura. Ariko we ngo ntiyanze. Ngo yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Urupfu rwo ku musaraba, Aposo amaze mu minsi ishize yararudusobanuriye, ni urupfu rw'umuvumo, ni urupfu rw'umuntu usuzuguritse, ni urupfu rw'umuntu uvanywe muri sosiyete, ni urupfu rw'umuntu wanzwe cyane, ni urupfu rw'umuntu wambuwe agaciro, nta bumuntu agifite. Yarabyemeye. Muzi icyatumye abyemera? Kubera icyaha cyawe, kuko nitwe twari kuhajya, nitwe twari dukwiriye ruriya rubanza, nitwe twari dukwiye kurucibwa. Hanyuma rero ngo nicyo cyatumye rero, kuko yemeye kuva, emera umanuke. Aho umuntu ashobora kugeza kukumanura, wowe urenzeho, wimanure, kuko na Yesu yisize ubusa. Hari ahantu ushobora kuzagera ukibaza yuko uriho ufasha, yuko uriho ugira inama, yuko uriho ugira neza, ariko ukabona nta muntu wabihaye agaciro, ukabona nta muntu cyangwa abantu banabisuzuguye. Ntibizahindura umutima wawe, ntibizahindure pozisiyo y'umutima wawe, kuko Imana izaba iri kwigisha, uriho uranyura, uriho uragera ikirenge mu cya Kristo. Bene data, benshi twageze ikirenge mu cya Kristo mu mubatizo w'amazi menshi gusa. Ariko kwemera gusuzugurwa, kwemera gucibwa bugufi, kwemera kwamburwa abo turi bo, turabyanga. Ngo hariya nta rukundo. Buriya umuntu utarubonye ko ruhari, nuko Imana iba yamubwiye, iba yamaze yarashyize stoke muri we y'urukundo.
iyo umuntu abonye ko nta rukundo ruhari nuko aba afite stoke yarwo, ntabwo aba akwiye kuvuga ngo hariya rero nta rukundo ngewe ndigendeye. No, Imana ni wowe yazanye ngo urutange, urusuke, noneho nawe urubone, kuko ntushobora gusarura icyo utabibye. Amen. Urukundo rurahari. Ahantu havuga Imana hari urukundo, ahubwo abantu bafite ukuntu bashaka kurucuruza kandi rudacuruzwa. Noneho aho kugira ngo barutange bakajya kurustoka muri banki, iyo banki kandi ntibungukira. Rutange, kandi urutanga. Urukundo ntabwo ari amagambo, urukundo ni expression, ni ubuzima bwawe, ni imirimo yawe, ni imyitwarire yawe. Ukuri iruhande arugusomamo nk'uko umuntu asoma mu rwandiko. Amen. Rero ntimujye kurucuruza ahandi, kuko dushobora kurucuruza kwa Satani, hanyuma akaguhombesha n'utwo wari wifitiye twose. Ngo kugira ngo ku murongo wa 10 ngo kugira ngo amavi yose apfukame. Aha rero niho nshaka kuza, hanyuma ngahamagara Poso, ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Kuriya kumanuka kuza akisiga ubusa agaca munsi y'umuntu, umuntu wo hasi, umuntu uvumye wo kumusaraba, ngo Imana yamuhaye izina risumba yandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ayo mu ijuru, ayo hano mu isi. Aba bose ubona umuntu uzagusuzugura ujye umubwira uti umunsi umwe icyo cyubahiro cyawe kizapfukamira Kristo, ayo mafaranga yawe azapfukamira Kristo, ngo cyangwa n'ayibyo munsi y'isi, bari abazimu bakugendaho bakurwaza izo ndwara. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu byose bigukanga bigutera ubwoba bifite amazina, nkuko Yesu Imana yamuhaye izina rya Yesu, niko na biriya byose Satani yazanye mu buzima bwacu bifite amazina. Kandi ayo mazina yose nicyo gituma navuze ngo nta rindi zina riruta irye. Ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ishyirwe hejuru. Ndagira ngo mbabwire indwara zose, ndagira ngo ugire gutya, abafite amakaramu mu yashyize hasi, n'abafite Bibiliya muzishyire gutya, hanyuma utangire ubare ibibazo biri mu buzima bwawe, ubyita amazina kuko bifite amazina. Indwara uyite mu izina. Diabete ni izina rya dayimoni ya diabete. Kanseri ni izina rya dayimoni yitwa kanseri. Ubukene bufite izina ryitwa inyatsi. Ubugumba bufite izina ryitwa gutyo. Ubibare byose uko byaba ari byinshi bingana gute, ariko imbere y'izina rya Yesu ibyo byose birapfukama. Amen. Ndagira ngo rero tubipfukamishe. Umukozi w'Imana Apostle Dr. Nkurunziza François azi adufashe gupfukamisha ari amazina yose munsi y'izina rya Kristo, kuko Imana yararizamuye arishyira hejuru cyane, kugira ngo ibyitwa iby'icyubahiro byose, ibyitwa amafaranga gukontorora cyangwa se ubukene n'ubushomeri, ibyo byose akarengane gafite izina, Imana ibipfukamishe munsi y'izina rya Kristo Yesu. Amen. Abana badafite ubwenge mu ishuri, ubwenge ni ubwenge buturuka ku Mana. Mu migani henshi cyane havuga ko Kristo ari ubwenge bw'Imana, ari sagesse y'Imana. Ubwo bwenge Imana irabufite ku bwanyu. Upfukamishe bariya bazimu, ziriya ndwara, kariya karengane, ziriya atake zose zifite amazina, kandi byose Imana ngo yabipfukamishije imbere ya Kristo umunyanazareti, wowe wizeye wakire nk'umwami n'umucunguzi wawe. Rero ndangije mvuga ngo
nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru. Muri Matayo 28 arivuga amaze kwicisha bugufi. 28 umurongo wa 18 na 19 arivuga uriya wiyambuye akamero k'ubumana, akiyambura icyubahiro, akiyambura ubwiza, akisiga ifu, agaca munsi y'abantu, ndetse abantu basuzuguritse akajya munsi yabo. Aravuga ngo noneho nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ndetse si mu isi gusa, ni kuzimu, hahandi abazimu bajya baturuka baza kugutera. Yahawe ubutware bwaho kuko naho yarahageze. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu. Ndashaka kuvuga ahangaha ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mu bintu byose, ibyitwa amazina byose, izina rya Kristo rirabiruta. Amen. Kuko yaravuze ngo mugende mubatize abantu bose mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we. Hanyuma mugiye muri Luka no muri Matayo igice cya 4, aho niho Yesu amaze kubatizwa yagiye ngo gusenga mu butayu. Hanyuma Satani aramusanga kuhamugeragereza. Satani nawe rero yaje hano mu isi arabohoza isi. Murebe ariho agerageza Yesu yaramubwiye ngo numpfukamira ngo ibi byose ubona muri icyo gice cya 4 ngo ndabiguha. Ntavuze wabimuhaye, ntavuze naho biva naho bigera, ariko Yesu yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. We ntashobora kuvuga ngo nabuhawe nanaka, ariko Yesu yavuze ngo mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, jewe ndi muri mission y'abari abantumye. Amen. Kandi nahawe ubutware bwaho hose, mu ijuru, mu isi, mu biboneka, mu bitaboneka, n'iby'ikuzimu byambaye ubusa imbere yanjye, mfite ubwo butware. Amen. Rero ntuzemere kumva ijwi ry'umuntu wabohoje, kuko ntabwo ashobora kukwereka icyemezo cy'uwamugabiye. Haleluya. Mukozi w'Imana, kazi tugiye kunamisha, wunamishe biriya byose bifite amazina, bipfukamire Kristo wizeye utuye muri wowe iteka ryose, kuko afite yagabanye byose. Haleluya. Yesu abamugisha. Amashi menshi ku Mwami Yesu. Zamura amaboko yawe uhimbaze, shira hejuru izina ry'Umwami, shira hejuru izina ry'Umwami. Haleluya. Mubwire ko ahambaye, mubwire ko nawe uhanye nawe. Haleluya. Turashaka kubaza Satani title of property. Haleluya. Haleluya. Turashaka kubaza Satani icyemezo cy'umutungo cyerekana yuko iyi si ari umutungo we. Amen. Satani turakubaza icyemezo cy'umutungo kirihe? Umutungo utimukanwa wawuvanye, kuko twagiye ku mubitsi impapuro mpamo twasanze. Haleluya. twasanze wowe rero icyo ufite ntigihwanye n'icyo hariya ku mubitsi w'impapuro mpamo, icyawe ni fake. Amen. Twasanze hariya property y'isi, cyemezo cy'umutungo w'isi, hariya ku mubitsi w'impapuro mpamo handitseho Yesu Kristo. Na niyo mpamvu Yesu yakwise ngo umujura, ngo waje kwiba, kwica no kurimbura. Ibyo niyo bikuranga. Rero ntabwo bidutangaje hano kuri Beteli yuko utunze impapuro mpimbano. Kubera ko atunze impapuro mpimbano, rero turamujyana akwiye kujya muri gereza.
Haleluya. Tangira wirukane uwo mujura afite impapuro mpimbano, umujyane urukiko rwo mu ijuru maze kumucira urubanza, mwohereza kwiye kujya, mwohereze ikuzimu. Haleluya. Hanyuma Yesu Kristo asubirana ibye. Nimba ari indwara, haleluya, yaguteje, nimba ari ubukene, ibibazo byose, urumva ko imuranga ariba, iki naco arica, iki naco ararimbura. Ariko ngo jyewe naje ngo intama zanjye zibone ubugingo kandi ubugingo busaga. Haleluya. Haleluya. Yesu niyo mpamvu yaciye bugufi kugira ngo abone uko ashigwa hejuru. Uyu munsi Yesu ari hejuru. Ubutware bwe buri hejuru ubutware bwose. Satani ntakwiye kukubuza amahoro. Umaze kumva ibimuranga. Uyu mwanya rero fata umwanya minota 2 umwirukane ubuzima bwawe. Haleluya. Mwirukane ubuzima bwawe. Mwirukane mu byawe, mwirukane mu bawe, mwirukane ubuzima bwawe, mwirukane ahantu hose. Umubwire tu uri umujura, uri umwicanyi, uri umurimbuzi, umwanya wawe ntabwo ari muri jye, umwanya wawe ntabwo ari umuryango wanjye, umwanya wawe ni kuzimu, genda kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ngo urupfu na kuzimu bizajugunywa mu nyanja y'umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Wizere ko Yesu Kristo ari arirukana Satani mu kwatura kwawe, aramwirukana mu buzima bwawe, aramwirukana mu muryango wawe, aramwirukana mu byawe mu izina rya Yesu. Alors maintenant je vais prier pour toi. Noneho ngiye kugusengera. On va pas tarder, je vais prier pour toi. Ngiye kugusengera. On va pas tarder, je vais prier pour toi. Ntabwo turi butinde, ngiye kugusengera. C'est sur base de ta confession. Bishingiye ku kwatura kwawe. Qui a confessé qu'aujourd'hui, ninde watuye ko uyu munsi Satani doit absolument, ko byanze bikunze, doit lâcher prise sur sa vie. Agomba kurekura ubuzima bwawe. Qui a confessé ça? Ninde watuye ibyo? Qui a proclamé Seigneurie de Jésus dans sa vie, dans sa famille, dans ses biens? Ninde watuye ubutware bwa Kristo ku buzima bwawe, ku muryango wawe no ku byawe? Alors, si tu as confessé ça, rero niba watuye ibyo sur base de ta confession, bishingiye ku kwatura kwawe, alors je vais prier rero ngiye gusenga en communion avec le Saint-Esprit mpuje n'umwuka wera pour que cela soit fait kugira ngo ibyo bikoreke sur la terre hano ku isi comme au ciel. nk'uko biri mu ijuru. Rappelle-toi, wibuke que nous avons la promesse. Wibuke ko dufite isezerano. Tout ce que vous lierez sur la terre, ibyo muzahambira byose mu isi, sera lié dans les cieux. bizahambirwa mu ijuru. Qui croit cela? Ninde wizera ibyo? Tout ce que vous lierez sur la terre, ibyo muzahambira hano ku isi, sera lié dans les cieux. bizaba bihambiriwe no mu ijuru. Amen. Amen. Alors, lève tes mains maintenant. Zamura rero ibiganza byawe. Dans le nom de Jésus, mu izina rya Yesu, conformément à la parole de Dieu, dushingiye ku ijambo ry'Imana, que tout genou doit fléchir, ko amavi yose agomba gupfukama, dans le ciel, mu ijuru, sur la terre mu isi et sous la terre. no munsi y'isi. Tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Amavi yose agomba gupfukama mu izina rya Yesu. Et toute langue doit confesser, kandi ururimi rwose rugomba kwatura, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, mu ijuru, mu isi no munsi y'isi, que Jésus est Seigneur. ko Yesu ari umwami, à la gloire de Dieu le Père, ku bw'icyubahiro cy'Imana Data, en vertu de ce que Jésus est aujourd'hui. dushingiye ku byo Yesu, icyo Yesu ari cyo uyu munsi. Il n'est plus dans l'humiliation. Ntabwo akiri mu gucishwa bugufi. Il s'est humilié volontairement. We ubwe yicishije bugufi. Il s'est dépouillé We ubwe yariyambuye à l'extrême. mu rwego rwa nyuma. Et à cause de son abaissement volontaire, kandi kubwo kwicisha bugufi ubwe, alors qu'il était Dieu, kandi yari Imana,
Alors le Père l'a souverainement élevé. rero data yaramuzamuye cyane, Il est assis à la droite de la majesté divine, yicara iburyo bw'isumba byose, au-dessus de toute autorité, hejuru y'ubutware de bwose, tout pouvoir, hejuru y'imbaraga zose, toute domination hejuru y'abatware bose, et de tout nom. no hejuru y'amazina yose, Non seulement dans ce siècle présent, atari amazina yo muri iki gihe cyonyine, même dans le siècle à venir. ahubwo no mu bihe bizaza. Au nom de ce Jésus, Mu izina ry'uwo Yesu je commande ndategetse Satan Satani dans ta vie. mu buzima bwawe, S'il a encore sa main dans ta vie, niba agifite ukuboko mu buzima bwawe, le commandant de lâcher prise. turamutegetse kurekura Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu. que Satan lâche ta vie, Satani arekura ubuzima bwawe, lâche ton esprit, arekura umwuka wawe, lâche ton âme, arekura ubugingo bwawe, lâche ton corps. arekura umubiri wawe, Au nom tout puissant de mu Jésus, izina ry'ubushobozi bwa Yesu. que toute forme de maladie, Indwara z'ubwoko bwose, toute forme de dysfonctionnement, ubwoko bwose bw'ibintu ce qui ne bitagenda, va pas dans ton esprit, ibitagenda mu mwuka wawe, dans ton âme, dans ton corps, ibitagenda mu bugingo no mu mubiri wawe, tout ce qui t'empêche le bien-être, ibyo byose bituma utagubwa neza, tout mal-être dans ta vie, uko kugubwa nabi kose mu buzima bwawe, le commandeur de quitte ta vie maintenant. turabitegetse kuva mu buzima bwawe nonaha, Au nom de Jésus-Christ. mu izina rya Yesu Kristo. Nous venons maintenant dans ta famille. None tuje mu muryango wawe, Tout ce qui perturbe ta famille, ibyo byose bibuza amahoro umuryango wawe, prenons autorité au nom de Jésus. dufashe ubutware mu izina rya Yesu, Nous prenons position turafashe ububasha, et nous déclarons. turategetse, Nous prenons position et nous déclarons. dufashe ubutware kandi turamamaje, Ta famille est libre maintenant. umuryango wawe nonaha Au urabohote nom de mu Jésus-Christ. izina rya Yesu Kristo. Ta famille est libre maintenant. Umuryango wawe uhawe umudendezo Au nonaha nom de mu Jésus-Christ. izina rya Yesu Kristo. Et que chacun dise Amen. Buri wese avuge amen. Je viens maintenant sur tes biens, Ndaje rero ku butunzi bwawe, ku butunzi, ton patrimoine. ku butunzi bwawe. Alléluia. Amen. Je viens maintenant sur ton patrimoine. Ndaje rero ku butunzi bwawe. Patrimoine, ce n'est pas ce que tu possèdes seulement maintenant, Ubutunzi bwawe ntabwo ari byo ufite nonaha gusa, même ce que tu posséderas demain. nibyo uzatunga ejo. Je viens maintenant sur le patrimoine. Ndaje rero ku bijyanye n'ubutunzi. Vous savez, le patrimoine peut s'accroître ou diminuer. Murabizi ko ubutunzi bwiyongera cyangwa se bukagabanuka. Chacun a un patrimoine, ne vous en faites pas. Chaque personne a un patrimoine. Buri wese afite ubutunzi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par définition. Mu busobanuro bw'iryo jambo ubutunzi buri wese Alors, abufite. Satan attaque nos patrimoines Rero Satani atera ubutunzi bwacu pour que le patrimoine diminue au lieu de s'accroître. kugira ngo ubutunzi bwacu bugabanuke aho kugira ngo butere imbere. C'est ce qu'on appelle en Kinyarwanda inyatsi. Alors, c'est pour vider ton patrimoine. Ni ukugira ngo akwibe ubutunzi bwawe. Amen. Nous allons mettre fin aujourd'hui à toute forme de nyatsi maintenant. Uyu munsi turashyiraho iherezo ku bwoko bwose bw'inyatsi Parce qu'il est venu voler. kuko yaje kwiba. Alors, tu es d'accord avec ça? Ese turahuje ku bw'ibyo? Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, Uhereye uyu munsi ton patrimoine ne fera que s'accroître. ubutunzi bwawe buzakomeza kugwira. Hein? Yes. Alléluia. Amen. Receive your portion. Akira umugabane wawe In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. I come against. Ndaje ndwanya. Hallelujah. Amen. Satan Satani and his power. n'imbaraga ze In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. My brother, my sister. Muvandimwe mushiki wanjye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Get ready. Witegure. Get ready to receive your portion. Witegure kwakira umugabane In the wawe name of Jesus. mu izina rya Yesu. Your Lord says, Umwami wawe yaravuze ngo it is a command. ni itegeko, Be strong, komera, says the Lord. niko umwami akubwira. Hallelujah. Amen. Be enlarged, Aguka, says the Lord. niko umwami avuga. Be rich,
w'umutunzi says the Lord. niko Umwami avuga. He became poor for us. yabaye umukene ku bwacu. Hallelujah. Amen. God in Christ Imana muri Kristo became poor for you yahindutse umukene ku in bwawe order to reach you. kugira ngo agutungishe. In the name of Jesus, mu izina rya Yesu receive the blessings akira umugisha from above. uturuka mu ijuru, Financially blessings. umugisha wo mu mafaranga. Hallelujah. Amen. In every aspect of your life, mu nzego zose z'ubuzima bwawe receive the touch of the Holy Ghost. akira gukorwaho n'umwuka wera. If you believe, say amen. niba ubyizera vuga amen. I receive in the name of Jesus. vuga ndakiriye mu izina rya Yesu. I receive enlargements. ndakiriye kwagukirwa. I receive prosperity. ndakiriye ubutunzi. I receive strength. ndakiriye imbaraga. I receive force. ndakiriye imbaraga. From now on, uhereye nonaha. from now on, uhereye nonaha I have everything. mfite byose In Jesus' name. mu izina rya Yesu. From now on, uhereye nonaha I have everything. mfite byose In my Lord Jesus. mu mwami wanjye Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Receive my brother, receive my akira sister. muvandimwe. Reçois maintenant, reçois akira maintenant. nonaha. Jésus touche ton patrimoine. Yesu akoze ku butunzi bwawe. Jésus touche ton porte-monnaie. Yesu akoze ku ngoto yawe. Jésus touche ta profession. Yesu akoze ku kazi kawe. Jésus touche ton business. Yesu akoze ku bucuruzi bwawe. Jésus touche ton élevage. Yesu akoze ku bworozi bwawe. Jésus touche tout ce que tu fais. Yesu akoze ku mirimo ukora. Tes champs, imirima yawe, ton bétail, mu matungo yawe, ton business, ubucuruzi bwawe, tout ce que tu fais ibyo ukora et byose tout ce que tu comptes faire. n'ibyo ugambiriye gukora byose. Jésus met sa main. Yesu ashize ukuboko kwe Au nom de Jésus. mu izina rya Yesu.